mutima wa Kigali, mu misozi y'ubwiza bw'u Rwanda, habayeho ikipe itigeze itsindwa n'ibihe, ikipe yavutse mu rukundo, mu mahoro, ikavuka kugira ngo yigishe abanyarwanda ko umupira atari intambara ahubwo ari ubuzima. Iyo ngiyo ni ikipe bita Kiyovu Sport Club, Kiyovu FC cyangwa Kiyovu y'Abanyamugi. Iyo niyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Mu myaka ya za 1950 ubwo umupira mu Rwanda wari ukiri mu rwego rwo kwidagadura utaraba umupira w'umwuga, itsinda ry'urubyiruko rwo mu gace ka Kiyovu byahuriraga ku kibuga cya Mumena. Nta mafaranga, nta myenda, ariko bari bafite urukundo n'inzozi. Aha niho haturutse izina Kiyovu Sport Club, ikaba imwe mu makipe ya mbere yabayeho mu Rwanda. Mu myaka yakurikiyeho Kiyovu yagiye izamuka buhoro buhoro, ibikipe y'icyubahiro n'ubupfura. Abakinnyi bayo bagirwaga inama n'abakuru b'umujyi, bubahaga abakinnyi nk'intwari z'igihugu. Icyo gihe Kiyovu yari iteye ubwoba, yari ikipe yitwaga The Greens Baron. Yari ikipe y'umutuzo, ariko mu kibuga yagiraga imbaraga nk'intare. Yari ifite abakinnyi b'indashyikirwa bagiye babica bigacika, barimo uwo bitaga Tonto Kalisa, umukinnyi wari ufite ubuhanga bwo hejuru cyane, uwo bitaga Gakwaya, uyu yari umwugarizi wo mu rwego rwo hejuru. Kasimu Ndayisenga yari umuzamu wahagararaga nk'intare, uyu nguyu Kiyovu ntabwo izamwibagirwa. Ndetse na Lioneze akaba ari umusore wakiniraga ikipe y'igihugu cyose, ariko na n'ubu ngubu abanyarwanda bakaba bakimwibuka. Kiyovu niyo kipe yegukanye igikombe cya shampiyona bwa mbere mu Rwanda, ikomeza kuba mu ikipe z'icyubahiro kugeza no mu myaka y'1980. Ariko n'ubu nubwo Kiyovu yatsindaga, ntibyabuze ko isanga inzira y'inzitizi. Mu myaka y'1986 kugeza mu mwaka w'1990, amakipe nka Rayon Sport, ikipe nka Pate Noir yatangiye kuyigora, ariko Kiyovu Sport ntiyigeze igwa isoni. Yahangaye mu mucyo, mu bwitonzi, ndetse ikomeza kuhacana igitinyiro, ikomeza kuba mu makipe y'ab'umucyo ndetse n'abafite ikinyabupfura. Mu mwaka w'1992 yarazamuye yegukana igikombe cya shampiyona nanone, ikaba imwe mu makipe yatumye u Rwanda rutangira kumenyekana muri CAF Club Competition. Ikaba ari amarushanwa yageze icyo gihe ku rwego rwa CAF. Intambara y'ibihe bikomeye mu Rwanda byahungabanyije byose, umupira nawo ni wasigaye. Abakinnyi bamwe barahabutse, abandi barabura, abandi barapfa, abandi barimuka, abandi bahura n'ibibazo bitandukanye. Kiyovu ntiyigeze isenyuka, ahubwo yabaye ikimenyetso cy'ukuntu urukundo nyarwo rutajya rupfa. Mu myaka ya nyuma ya Jenoside, Kiyovu yubatse bushyashya, ihangana n'ubukene n'ibihe by'ubuzima bushya. Abafana bayo ntibayitereranye, baravugaga bati Kiyovu ntabwo ari ikipe gusa, ahubwo ni umuryango wacu mugari. Kiyovu yongeye gusubira mu ruhando rw'amahanga guhera mu mwaka wa 2005, yongera kuba ikipe nkuru. Kiyovu yongeye gusubira mu rukundo rwa shampiyona mu buryo bukomeye. Abakinnyi bayo aribo nka Mugiraneza Jean Baptiste bakundaga kwita Migi, uwo bitaga Rutanga Eric, Munyakazi Hamid ndetse na Mutangana, bose bagiye bayihanganira mu ishema ryayo ryinshi, bakayikunda, bakayirwanira, ndetse bagiye bigaragaza muri ibyo bihe. Ndetse hari abayobozi bakomeye cyane bayo bazwi. Muri abo twavugamo nka Charles Shyongwe, wubatse uburyo bw'imicungire bushya, uwo bitaga Muvunyi Paul, wagiye ayishyigikira mu bihe bikomeye. Ubu ngubu akaba ari umwe mu bayobozi ba Rayon Sport. Ariko ibyo byose byarimo no guhangana n'ikibazo cy'ubushobozi cyari gikomeye, cyane cyane mu gihe cy'amakipe nka APR yari afite imbaraga zose. Kiyovu yagikina ku mutima nirambirwe, ikabura igikombe, ariko ukabona ko abafana bayo batigeze bacika intege. Ndetse nubwo itigeze ibona igikombe, ariko abafana bayo barakomeje barayikunda. Abafana bayo ni umuryango, Kiyovu ni umuryango bafata nk'umuryango w'ibihe byose. Mu mwaka wa 2017 habaye inkuru itari nziza mu mateka yayo. Kiyovu yamanutse mu cyiciro cya kabiri, inkuru itari nziza ku bakunzi n'abafana ndetse n'abayobozi ba Kiyovu Sport.
abafana benshi bararize, abandi barakomeza kuyishyigikira n'isoni ziturutse ku rukundo. Ariko ibyo ntibyatinze kuko mu mwaka ukurikiyeho Kiyovu yaragarutse, igaruka hejuru, igaruka n'intare noneho ishonje, yaruhutiye kugaruka ku rugamba. Icyo gihe abakunzi bayo bararimbaga bati nitwahasize Kiyovu niyo yamanuka tuzayikurikira hirya. Guhera mu mwaka wa 2022 kugeza ubu, Kiyovu ni imwe mu makipe afite abafana benshi mu gihugu, ifite abakinnyi bafite izina n'ubuhanga, barimo uwo bita Sefu Niyonzima, uwo bita Rashid Kalisa, Munyaneza Jean Paul bakunda kwita Munyakazi, Ndayishimiye Thierry n'abandi benshi bakomeje gutanga ibyishimo muri iyi kipe ya Kiyovu. Abayobozi bayo nka Engineer Mvukiyehe Juvenal bagiye bayubaka mu buryo bushya, bayisubiza ku isonga ry'umupira nyarwanda. Kiyovu yigarukiye mu mitima y'abakunzi bayo, na n'ubu ngubu baracyayikunda mu buryo bwo gukina umupira ugezweho, ikaba na filozofi y'abanyamwuga, ikaba ikipe y'umujyi itarimo amagambo, itagendera ku magambo ahubwo igendera ku buryo bw'umupira bugaragara mu kibuga. Munsi Kiyovu ni ikirango, ni isomo ku bakiri bato, ni urwibutso rw'uko urukundo rutsinda byose. Nta mukunzi wa Kiyovu utabivuga aho ari hose ko ibara ry'icyatsi n'umweru ari ubuzima bwe. Kiyovu si ikipe gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubumwe, icyubahiro, ubuzima. Mu gihe izindi zishaka gutsinda, Kiyovu ishaka gutera abandi umunezero. Kiyovu, ikipe y'amateka y'urukundo, ubwitange, yarwanye intambara nyinshi igatsinda rimwe na rimwe, ariko ntigitsindwa mu mitima y'abafana bayo. Kuko urukundo rw'abakunzi ba Kiyovu rutazigera rupfa. Kiyovu Sport, urukundo rudapfa. Mobilisation ndongera nkabomba vuba kuba